Watangiye gusambana ufite imyaka ingahe? Cyewe Watangiye gusambana ufite imyaka gara muri filime y'uruhererekane yitwa Bamenya series ari umukozi wo mu rugo, ndetse iyi filime niwe yandika akayitunganya, muri make niwe director wayo. Uyu musore ariko nyuma yaho yagiye agaragara muri filime nyinshi zitandukanye nka Zirara Zishya, Kigali si Kigoma n'izindi nyinshi. Uyu musore kugira aze muri sinema yatangiye gukina ari mu mwaka wa 5 w'amashuri abanza. Avuga ko umuntu wamuzanye muri sinema ari umugabo wakinaga yitwa Samusure. Uyu musore niwe wamwinjije muri sinema, kugeza ubu bamenya ko abari kimenya bose, tukaba tumuzi nk'icyamamare. Ni ibintu byinshi bamwibazagaho, ese uyu musore akora iki? Tugiye kukubwira akantu ku kandi, muhawe ikaze. Bamenya yavukiye mu muryango w'abakristo w'abakatolike. Uyu musore avuka mu muryango w'abana 3 b'abahungu, ni umwana wa kabiri wabo. Uyu musore ariko yavuze ko atigeze agira amahirwe yo kugira papa w'umubyara, kuko papa we yapfuye mu mwaka wa 1994 Mata ajize jenoside yakorewe abatutsi. Uyu musore nibyo byatumye aba mu buzima bushaririye, kuko mama we kubona ikibatunga byari bigoye cyane. Uyu musore rero yaje gufata umwanzuro ajya mu miryango ya bene wabo ya kure, agezeyo naho ntibyigeze bimuhira. Uyu musore yakoreshwaga imirimo yo mu rugo ivunanye yose muzi, ku buryo yajaga ku ishuri amaze gutura amajerekani 10 y'amazi. Uyu musore ariko yigeze kuvuga ko yigeze kurara mu irimbi kubera agahinda yaterwaga naho yabaga, bamufataga nabi cyane bikabije. Uyu musore tuzi nk'abamenya nonaha, amateka ye ya kera yarashaririye cyane. Uyu musore yigeze gukubitwa inkoni nyinshi cyane, biba ngombwa ko ajya kurara mu irimbi. Yari yabuze urwamwica, akumva isi yaramushaririye yaramubihiye cyane. Uyu musore ariko nyuma yaho yaje gukomeza umutsi, arihangana yihagararaho, adwana n'ibibazo byose yari afite. Ariko gusa bamenya nubwo akora uyu mwuga wa sinema, nyuma yaho ni umushoramari muri business zitandukanye, ndetse akaba ahagarariye uruganda rucuruza amamodoka mu Rwanda. Uyu musore yavuye kure hashoboka, yarakoze cyane arihiringa imyaka myinshi, tukaba tumuzi uyu munsi nk'abamenya. Mu mwaka wa 2020 yatangaje ko agiye gushaka umugore, ariko gusa abantu barategereje baraheba. Uyu musore rero yarihirinze cyane, tukaba tumuzi uyu munsi. Nubwo yavukiye mu muryango w'abakatolike, uyu munsi yahinduye amazina ye nyakuri yiswe n'ababyeyi, yitwa Bamenya Patrick. Akaba yaravutse mu mwaka wa 1992, ariko kugeza uyu munsi yahinduye idini rye, akaba yaragiye mu idini rya Islam, agahindurirwa amazina akitwa Benimana Ramadan. Bamenya tuzi uyu munsi rero yavuye kure arihiringa cyane bishoboka, kugeza uyu munsi tukaba tumuzi nk'icyamamare mu rw'imisozi igihumbi. Akaba ari ikimenya bose, kandi akaba afite amagambo y'urwenya gusa, ku buryo mwirirwanye biba ngombwa ko uba witeguye imbavu zawe, kuko amagambo yo yonyine aba ari mu rwenya no mu buzima busanzwe. Bamenya rero yarakoze cyane arihiringa imyaka myinshi, none ubu tukaba tumuzi uyu munsi. Uyu mugabo ariko ahagarariye kampani nyinshi cyane zicuruza ibikoresho by'amamodoka mu Rwanda, akaba ari n'umwe mu bashoramari muri business zitandukanye. Uyu musore rero yarakoze cyane kugerageraho uyu munsi, amateka ye ya kera yarashaririye cyane. Nubwo ageze aho uyu munsi, avuga ko uru rugendo rutigeze rumuhira na gato. Iyi filime rero tuzi nk'abamenya yiwe nyirizina, mu mwaka wa 2021 yaje kumutangiza ahagaze neza cyane, kuko habayeho irushanwa ry'abakomediyani 5 b'abagabo, the best one comedian Bamenya. Ikindi kintu gitangaje cyane ku buzima bwa Bamenya, ngo nuko akunda kurya urusenda. Ikindi kandi ngo nuko aba atari we wadwitekeye, ahubwo urusenda ngo rutekedwe wabo kwa mama we. Ibi ngo nuko gira atibagirwa inshingano ze, atibagirwa ibyo nyina yamutoje akiri muto. Ikindi kandi ngo Bamenya iyo uru rusenda rubuze ku meza yiwe ntago abasha kurya. Ikindi wamenya ku buzima bw'uyu musore, avuga ko yihebeye perezida w'igihugu cy'u Rwanda, perezida wa Repubulika Paul Kagame.
ngayo nguko iby'uyu musore. Niba uri mushya kuri uyu muyoboro kanda subscribe.